Bakunzi ba ATV ikaze mu kiganiro ku bworozi bw'inkoko n'icyegeranyo muza gusangamo amasomo y'ingenzi atandukanye, waba uri umworozi w'inkoko muto cyangwa se urimo gutangira korora inkoko bwa mbere. Fata ikayi n'ikaramu kuko hari byinshi wibazaga cyangwa se utarusobanukiwe neza mu buryo wabasha kunoza ubworozi bw'inkoko bukakugeza ku nzozi zawe. Jewe muri kumwe muri kino kiganiro ndi Elias Hakizimana. Nibyo koko rero muri kino kiganiro muraza kubonamo amasomo atandukanye y'ingenzi yabafasha namwe kuba mwatangira ubworozi bw'inkoko ku kigero icyo ari cyo cyose ndetse n'ubushobozi mufite ubwo ari bwo bwose. Amasomo rero tuza gusanga muri kino cyegeranyo mbibutse ko twayabakusanyirije twifashishije abashakashatsi batandukanye ndetse n'impuguke zitandukanye. Karibu rero muri kino kiganiro nk'uko nababwiye, ndabanza kubanyuriramo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize kino kiganiro tugiye kurebera hamwe. Wibutse gufata agakayi n'agakaramu hafi aho ngaho muhinzi mworozi, wowe ukibitangira, nawe wabitangiye ariko ugifite byinshi mu bibazo wibaza by'amatsiko ku buryo wabasha kunoza neza uno mwuga w'ubworozi bw'inkoko. Amakuru abumbiye muri kino cyegeranyo cyangwa se kino kiganiro tugiye kurebera hamwe twayabakusanyirije twifashishije impuguke zitandukanye ndetse n'abashakashatsi, ndetse hari n'amakuru amwe twagiye tubakurira ku mbuga zitandukanye, harimo nk'amakuru twabakuriye ku rubuga Rwanda Agriculture and Animal Resources Board cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, ndetse hakaba n'amakuru twabakuriye ku rubuga rwa Minagri cyangwa se Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. N'amakuru rero twavuga ko atari amakuru gusa ahubwo ni amasomo y'ingenzi, ari nayo mpamvu nakunze kubabwira ngo nyaboneka mwicarane agakayi n'agakaramu. Nkuko nababwiye rero ngiye kubanyuriramo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigiye kuyobora kino kiganiro cyangwa se icyegeranyo ku bworozi bw'inkoko. Muhinzi mworozi udukurikiye, ndakwibutsa ko korora inkoko ari igikorwa gifite akamaro kanini mu mibereho y'umworozi n'ubukungu bw'igihugu. Inkoko zitanga umusaruro w'amagi n'inyama bituma haboneka ifunguro ryuzuye kandi rikize ku ntungamubiri. Ifumbire iva ku nkoko nayo ikungahaye ku myunyungugu, igakunda gufasha kenshi mu buhinzi hongerwa umusaruro. Zimwe mu ngingo z'ingenzi rero zigize kino kiganiro, reka turebe nk'uburyo bwo korora inkoko. Inkoko zishobora kororwa mu buryo butandukanye, hari ukororera hanze mu kiraro no hanze cyangwa mu kiraro gihoraho. Buri buryo bufite ibyiza n'inzitizi zabwo, ariko umworozi agomba guhitamo ibimubereye hashingiwe ku bushobozi bwe n'icyifuzo cy'umusaruro yiteze. Turaza kurebera hamwe ubwoko bw'inkoko. Mbibutse ko hari inkoko gakondo zizwiho kwihanganira indwara, inkoko z'imbera byombi zitanga amagi n'inyama, inkoko z'amagi zororoka cyane, n'inkoko z'inyama zikura vuba. Guhitamo icyororo cy'inkoko bigomba gushingira ku biranga inkoko z'amagi cyangwa se iz'inyama, hakitabwa no ku bushobozi bw'umworozi. Turaza kurebera hamwe ikiraro cy'inkoko uko kigomba kuba giteye. Mbibutse ko ikiraro cy'inkoko kigomba kugira ibipimo bikwiye bitewe n'icyiciro cy'inkoko. Ibiraro biratandukanye, hari ibisanzwe, ibifite ibyumba byihariye n'ibifite ahantu hinjiramo izuba. Kugira ikiraro cyiza bituma inkoko zitura ahantu hizewe, zikagubwa neza, bityo umusaruro ukiyongera. Turaza kandi muri kino kiganiro kurebera hamwe uburyo bwo kugaburira inkoko. Inkoko zigomba kugaburirwa indyo yuzuye kugira ngo zitange umusaruro mwiza. Ibiryo by'inkoko bigabanywamo ibyiciro bitewe n'ikigero cyazo, hakagenderwa ku mabwiriza y'igihe n'inshuro byo kuzitaho. Reka twanzikire kino kiganiro ku kamaro ko korora inkoko, mbabwira ko uretse akamaro ntagereranywa k'amagi n'inyama z'inkoko ku buzima bw'umuntu kubera intungamubiri zibonekamo, ifumbire y'inkoko nayo ikungahaye ku myunyungugu kandi izanira amafaranga umworozi kuko ikunzwe mu buhinzi. Amagi n'inyama bishyirwa ku isoko bigira uruhare rufatika mu kuzamura ubukungu bw'umworozi ndetse n'ubw'igihugu muri rusange. Reka turebe uburyo bwo korora inkoko. Muhinzi mworozi udukurikiye, kimwe n'ubundi bworozi bw'amatungo, ubworozi bw'inkoko nkubwira ko nabwo bushobora gushyirwa mu byiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyo kororera inkoko hanze. Kororera inkoko hanze ni uburyo bwo korora aho inkoko zirirwa zitora ibyo kurya ku gasozi, zakenera amazi zikayanywera aho zihurira nayo, noneho bwatangira kwira zikajya aho zateganyirijwe kurara.
Ibyiza by'ubu bworozi bwo kororera inkoko hanze ni uko budasaba igishoro kinini, kandi kubera ko zitora iyo bibaye ngombwa ko zongererwa ibyo zihabwa kurya, baziha bikeya. Muri ubu buryo bwo kororera hanze kandi inkoko zirisanzura ku buryo bwose. Uku kwisanzura harimo nko kurira ku bintu bitandukanye, gukubita amababa no kuraha. Inkoko zororerwa hanze usanga kenshi zitarwaragurika kuko indwara zazo ziba nkeya, kandi amagi yazo akagira umuhondo mwinshi. Kororera inkoko hanze kandi bigira ibyiza n'ibibi. Mu bibi twavuga nk'umusaruro muke kuko inkoko ziba zakoresheje imbaraga nyinshi mu gushakisha ibyo kurya, kutabona indyo yuzuye cyangwa ijyanye n'ibyo inkoko ikeneye kuri buri cyiciro cy'inkoko, kuko tuza gukomeza tubigarukaho. Imicungire y'inkoko iruhije kuko ziba zagiye kure y'aho zirara, gutakaza umusaruro w'amagi igihe zateye aho zibonye. Ikindi kandi ni uko zishobora kwandura indwara, nubwo indwara zazo ziba nkeya ugereranije n'ubundi bwoko bw'inkoko. Ikindi kibi cyangwa ingaruka yo kororera hanze ni uko inyamaswa zirimo uduca, ibyanira n'utuyongwe bizirya bigakoma mu nkokora umusaruro w'umworozi. Turebe ikindi cyiciro cyo kororera mu kiraro no hanze. Ubu bwo ni uburyo twavuga bukomatanyije, uburyo bwo kororera aho inkoko ziba zifite aho zirirwa hateganyijwe kugira ngo ziharire ndetse zihanywere, noneho bwakwira zikajya mu nzu yabugenewe. Ubu bworozi bw'inkoko muri ubu buryo bukomatanyije ni inkoko zikuze, usanga akenshi ari nk'inkoko 750 kuri hegitari. Ibyiza by'ubu bworozi rero bw'inkoko mu buryo bukomatanyije birimo kuba inkoko zirya ibiryo bike ugereranije n'iziba mu kiraro igihe cyose, kuko ziba zamaze umwanya munini zitora. Iyo hari icyorezo cyaje, izi nkoko ntizifatwa ari nyinshi icyarimwe kuko ziba zitegeranye cyane. Izi nkoko kandi zibasha kwisanzura kurusha izororerwa mu kiraro. Ibibi byo korora muri ubu buryo bukomatanyije twavuga ko, reka hano tuvuge nko gushora amafaranga menshi mu kubaka uruzitiro n'ibindi bikorwa remezo. Ikindi ni uko zishobora gupfa bitewe n'inyamaswa zinjiye mu ruzitiro. Kororera mu kiraro bihoraho ni uburyo bukorwa n'aborozi boroye kijyambere bagamije kenshi kongera umusaruro. Ibi bishobora gukorerwa mu kiraro cyubatse neza, mu tuzu tw'inkoko twabugenewe bita cage, cyangwa mu nzu nini yisanzuye ariko ifite ibikenewe byose mu bworozi bw'inkoko. Reka turebe by'umwihariko ibyiza byo kororera mu kiraro. Kororera mu kiraro bisaba ubutaka buto bwubatseho ikiraro. Kororera mu kiraro kandi bituma umworozi akurikirana inkoko mu buryo bworoshye, haba kuzigaburira, kuziha amazi no kumenya izirwaye hakiri kare zikavurwa. Kororera mu kiraro bitanga umusaruro mwinshi kuko inkoko zidakoresha imbaraga nyinshi mu gushakisha ibyo zirya. Gukurikirana ubu bworozi, imirire, ubuvuzi no kuzibaga, aha ndavuga inkoko z'inyama, usanga bikorwa mu buryo bworoshye. Ibibi byo kororera inkoko mu kiraro: iyo hagize indwara cyangwa icyorezo kiza muri ubu buryo, hafatwa inkoko nyinshi mu gihe gito. Kororera inkoko mu kiraro bisaba ubushobozi bwo kubasha kuzigurira ibiryo igihe cyose zicyorowe. Kororera inkoko mu kiraro kandi bigabanya ubwisanzure karemano bw'inkoko bwo kurira ku bintu bitandukanye nk'ibiti, ku rugo, urugi, bikanazigabanyiriza ubwisanzure bwo gukubita amababa no kuraha. Reka turebe ubwoko bw'inkoko. Ubwoko bw'ingenzi bw'inkoko ni butatu. Abenshi mwari muzi inkoko z'amagi n'inkoko z'inyama, ariko ubwoko butatu bw'inkoko burimo inkoko zitanga inyama, izitera amagi ndetse n'imberabyombi. Imberabyombi ni ukuvuga izitera amagi ariko zigatanga n'inyama. Izi zaje zisanga inkoko gakondo twakwita indigenous chickens. Mu guhitamo rero icyororo ugomba kubanza kumenya ibiranga buri bwoko ndetse no kugendera ku ntego ufite mu bworozi bwawe. Ku nkoko gakondo ni inkoko zikunze kuba ntoya, zitanga umusaruro utari mwinshi kandi zigira ubudahangarwa ku burwayi buri hejuru. Ibiranga inkoko z'imberabyombi zirangwa no gutera amagi make ndetse no gukura zirondereza, gukoresha gakeya ibyo zirya mu kubibyazamo amagi n'inyama, kugira ikigero cyisumbuye cy'ubudahangarwa ku ndwara. Inkoko z'amagi. Inkoko zitera amagi ni ubwoko bw'inkoko zororwa hagamijwe umusaruro w'amagi kandi ahagije. Inkoko zitera amagi ziri amoko menshi kandi buri bwoko bugira imiterere iburanga. Zimwe mu nkoko zitera amagi ziboneka cyane cyane mu Rwanda ni nk'izo twita Isa Brown, Rhode Island, Leghorn cyangwa se Sussex. Turebe inkoko z'inyama.
Izi nkoko zirangwa no gukura vuba, zikaba zishobora gutanga umusaruro w'inyama vuba iyo zigaburiwe neza. Muri rusange inkoko z'inyama zibagwa hagati y'ibyumweru 6 n'ibyumweru 8, zikaba zishobora kugeza ku biro hagati ya 2 na 3. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo korora inkoko z'inyama kugira ngo zidahombya uzoroye. Bitewe n'ibyifuzo by'abaguzi, ariko zishobora kubagwa zitarageza ibi biro cyangwa zarabirengeje. Ubwoko bw'inkoko z'inyama bwiganje mu Rwanda ni Hubbard na Cobb 500. Reka rero bahinzi borozi mudukurikiye tubabwire uburyo wahitamo icyororo tumaze kurebera hamwe buno bwoko butatu bw'inkoko ziboneka mu Rwanda. Mu guhitamo inkoko zo korora rero wakwibanda kuri ibi bikurikira. Ku nkoko z'amagi ugomba kubanza ukareba ubwinshi bw'amagi zizatera, uko izo nkoko zirya amagi zitera bitewe n'ibiryo zariye, umusaruro uhoraho, ubudahangarwa ku ndwara ndetse n'ibara ryazo. Ku nkoko z'inyama ugomba kubanza ukareba nabwo umusaruro uhagije w'inyama zizatanga, uburemere mu mikurire yazo, igihe gito yororwamo, ukareba uko zirya ndetse n'imiterere yazo. Ugomba kandi kureba nko ku nkoko z'amagi uburyo imishwi iboneka, niba uzayibona bikoroheye cyangwa se bikugoye. Ku nkoko z'inyama naho nuko nabwo uzabanza urebe koko niba ugiye gukora buno bworozi uzabasha kubona imishwi mu buryo bukoroheye. Muhinzi mworozi udukurikiye, ndakubwira ko muri buno bworozi bw'inkoko ikiraro n'imiterere yacyo n'uburyo cyubatse ari ingenzi mu kugira ngo ubworozi bwawe buzarushaho kugenda neza. Ikiraro cy'inkoko rero, uburyo bukwiye bwo kubaka iki kiraro no kugikoresha turabirebera hamwe muri kino kiganiro. Kwibutsa ko ikiraro cy'inkoko kigizwe n'aho inkoko ziba, ahabikwa ibikoresho, ahabikwa imiti ndetse n'ububiko bw'inyandiko zijyanye n'ubworozi. Kugira ikiraro cyubatswe neza bifasha korohereza ubworozi, kurinda indwara no kongera umusaruro w'inkoko. Reka turebe ibipimo bikurikizwa mu kubaka ikiraro cy'inkoko. Ikiraro cy'imishwi. Duhere ku kiraro cy'imishwi, ndagira ngo nkubwire ko imishwi y'inkoko yororerwa ahantu hari ubushyuhe bwa dogere Celsius hagati ya 30 na 35. Ubucucike bw'imishwi bugomba kuba ari imishwi 20 kuri metero kare imwe ku mishwi iri mu kigero cy'iminsi kuva ku munsi umwe kugera ku minsi 30. Ikiraro cy'inkoko ziri mu kigero cy'ibigwano, ni inkoko hano zororerwa ahantu hari ubushyuhe bwa dogere Celsius ziri hagati ya 20 na 25. Hano ubucucike bw'inkoko zigomba kuba ari inkoko 10 kuri metero kare imwe ku nkoko ziri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 5. Ikiraro cy'inkoko zikuze ni ikiraro cyororerwamo inkoko zifite ibyumweru birenga 18, cyane cyane izitera amagi cyangwa se inkoko z'inyama zifite ibyumweru birenze 6. Urugero rw'ikiraro cy'inkoko nkuru 1000, hano twavuga nko mu kiraro kigomba kuba gifite ubugari bufite metero 10 n'uburebure bwa metero 20, mu gihe uhagarike uri hagati ya metero 2 na metero 2 n'igice. Amadirishya y'iki kiraro cy'inkoko nkuru 1000, byibura idirishya rigomba kuba rifite metero 10 z'ubugari, hagashyirwaho senyenge kugira ngo hayungururwe umwuka mwiza. Urugi rw'ikiraro cy'inkoko zikuze rugomba kuba rufite metero 1 y'ubugari, rugomba kandi gufunguka rugana hanze kugira ngo hirindwe impanuka. Inkuta zigomba kuba zisize sima kugira ngo horohereze isuku no kwirinda udukoko twihisha mu myobo. Urubaraza rugomba kuba rufite byibura santimetero 50 kandi rukaba rukoze mu isima. Igisenge kigomba kuba cyubatswe ku buryo urumuri rwinjira mu kiraro mu buryo buhagije. Amoko y'ibiraro by'inkoko. Inkoko zishobora kororerwa mu nyubako zitandukanye bitewe n'icyiciro zigezemo, ubushobozi bw'uzorora ndetse n'intego afite. Amoko y'ingenzi y'ibiraro twavuga nk'ikiraro gifite utwumba duto cyangwa cage, ikiraro gisanzwe twakwita hangari. Bino ni ibiraro biri mu bwoko bubiri twavuga bw'ingenzi. Nituva ku cyiciro cy'ibiraro by'inkoko turaza kurebera hamwe ibyo ikiraro cy'inkoko kigomba kuba cyujuje. Ikiraro cy'inkoko kigomba kugira isaso. Isaso ikoreshwa mu kiraro cy'inkoko igomba kuba yumutse neza kandi yujuje isuku. Iyi saso kenshi ikunze kuba ikozwe mu ibarizo, ibicericeri cyangwa se ibisigazwa by'umuceri cyangwa se ibishishwa bya kawa. Iyi saso igomba kuba itarimo ibyakomeretsa inkoko nk'ibyuma. Igomba kuba kandi ifite ubushobozi bwo kumira amazi no gukama vuba. Icyitonderwa, iyo isaso yatose igomba guhindurwa hakongerwamo inshya kandi yumutse. Isaso ishyirwamo igomba kuba ifite ubunini bwa santimetero 2 kugeza kuri santimetero 3. Turebe ku rumuri.
Urumuri ni ingenzi mu kiraro cy'inkoko kuko rugira uruhare mu mikurire myiza yazo ndetse no kongera umusaruro w'amagi. Iyo tuvuze urumuri kandi twumve ko inkoko zigomba gucanirwa. Reka rero turebe ikigero cy'inkoko ndetse n'amasaha yo gucanira inkoko ayo ariyo. Ku munsi wa mbere ni inkoko ifite umunsi umwe yaturazwa cyangwa se yavutse, igomba gucanirwa amasaha 28 kuri 28. Ku nkoko ifite hagati y'icyumweru kimwe kugeza ku byumweru bibiri icanirwa byibura amasaha 23 kuri 28, mu gihe inkoko igejeje mu cyumweru cya gatatu icanirwa amasaha hagati ya 20 na 28. Hejuru y'ibyumweru bitatu inkoko igomba gucanirwa hagati y'amasaha 16 na 28. Ushobora kwibaza uti mu kiraro cyanjye hagomba kuba hameze gute, ni ibihe bikoresho by'ingenzi bigomba kuba birimo? Bimwe mu bikoresho byo mu kiraro cy'inkoko rero turaza kureba ko ikiraro cy'inkoko kigomba kugira ahantu habikwa ibiryo by'inkoko, ahantu hateganyirijwe imiti n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura inkoko, ahantu habikwa umusaruro w'amagi cyangwa inkoko zabazwe, ndetse hakagira n'ububiko bw'inyandiko zijyanye n'ubworozi. Mu kiraro kandi hagomba kuba umuti wo gukandagiramo mu rwego rwo gukaza ingamba zo gukumira indwara. Inkoko zinjira mu kiraro zigomba kunyura ahantu hasutswe umuti wo gukandagiramo kugira ngo hirindwe indwara zituruka ku mwanda winjiranye n'abazikorera. Turebere hamwe inyungu zo kubaka ikiraro cyiza. Iyo wubatse ikiraro cyiza inkoko zibaho neza kandi zitarwara kenshi, umusaruro w'amagi n'inyama biriyongera, korohereza isuku n'isukura biba ari ingenzi, kugabanya igihombo cyaterwa n'indwara ndetse no kubasha gukurikirana ubworozi bw'inkoko neza. Wakwibaza uti inkoko zigaburirwa gute? Inkoko zigaburirwa ibiryo bitandukanye bitewe n'ikigero zigezemo, tuvuge imishwi, ibigwano cyangwa se inkoko nkuru, ndetse n'intego y'umworozi. Inkoko zitanga inyama cyangwa se amagi. Muri rusange inkoko zose zikenera indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibizifasha kwirinda no guhangana n'indwara. Inkoko zigaburirwa kabiri ku munsi, mu gitondo kare saa moya no ku gicamunsi nka saa 8. Iyo ushaka ko zikomeza kurya no mu ijoro uziha urumuri cyangwa se amatara ahagije kuko inkoko ntizikunda kurya mu mwijima. Ibiribwa bikurikira byifashishwa mu gutegura indyo yuzuye y'inkoko. Turaza kureba ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Mu bitera imbaraga twabonamo nk'ibigori, umuceri, ingano, ibihwagari, melase n'ibindi, ndetse ibyubaka umubiri turakabonamo soya, indagara, ibisigazwa by'ipamba, ndetse na poroteyine. Ibirinda indwara twabonamo nk'amagufwa, ubwo n'amagufwa yasagutse mu nyama barayasya neza, tukabonamo n'ishwagara. Ibyiciro by'ibiryo by'inkoko, twavuga ko mu kugaburira inkoko hitabwa cyane ku byiciro zigezemo. Ibyiciro by'ingenzi rero ni ibi bikurikira: ibiryo by'imishwi cyangwa se inkoko twita starters. Iki ni icyiciro cy'ibiryo bigaburirwa imishwi ifite kuva ku munsi umwe kugera nibura mu byumweru 8 bitewe na buri bwoko bw'inkoko. Ibiryo bigomba kuba bikungahaye kuri proteine. Ku biryo by'inkoko z'ibigwano cyangwa se growers, ubwoko bw'ibi biryo by'inkoko kuri iki cyiciro bubonekamo proteine ku kigero kiri hagati ya 16 na 18%. Ibiryo bibonekamo calcium nkeya ugereranije n'ikigero cy'inkoko zikurikiyeho. Iki cyiciro kirangira igihe zitangiye gutera amagi. Ibiryo by'inkoko zikuze, ibi biryo bibonekamo ikigero cya proteine kingana n'icyo mu bigwano 16 kugera kuri 18%, ariko nanone bikaba bifite ikigero cya calcium kiri hejuru ituma igishishwa gikomera kikanasa neza. Bene ibiryo bigaburirwa inkoko zujuje byibuze ibyumweru 20 zivutse, ni ukuvuga inkoko zigeze igihe cyo gutera amagi. Uburyo rero inkoko zigaburirwamo nabwo buratandukanye ndetse bukaba bugendera ku bipimo bitandukanye kuko nazo ziri mu bwoko atandukanye. Uburyo bwo kugaburira inkoko z'amagi uzasanga kenshi bugendera ku gipimo cy'ibiryo n'amagarama izi nkoko zifite, igihe izi nkoko zimaze ndetse n'uburemere bwazo. Waba ufite amatsiko wenda vuga uti ibiryo by'inkoko zitera amagi byaba bikoze mu ruhe rwego, mu buhe buryo? Mu rwego rwo kongera umusaruro w'amagi rero inkoko zitera amagi zikenera indyo iteye ku buryo bukurikira. Ibyifashishwa mu gutunganya ibiryo by'inkoko zitera amagi harimo ibiheri by'ibigori, ibiheri bya soya, ifu y'amagufa, ibikatsi bya soya cyangwa se ibihwagari, hakabamo ishwagara, umunyu, calcium ndetse n'amavitamine. Naho ku mvange y'ibiryo by'inkoko z'inyama, ibivangwa birimo ibigori, umuceri, indagara, amagufa, umunyu n'amavitamine ndetse n'imyunyungugu. Izi mvange zifasha inkoko gukura neza no kugira umusaruro mwiza w'inyama cyangwa
w'amagi bitewe n'intego y'umworozi. Gukurikiza ubu buryo bwo kugaburira inkoko ni ingenzi kugira ngo umusaruro ube mwiza kandi ube uhagije. Reka turebe ibikoresho by'ingenzi byifashishwa mu kugaburira inkoko. Mu kugaburira inkoko no kuziha amazi hifashishwa ibikoresho byabugenewe. Uburiro n'ubunywero bigurwa ku bacuruzi b'ibiryo by'amatungo cyangwa se umworozi woroheje akaba yakwifashisha udukoresho tworoheje kandi tudahenze. Yanadukora mu mbaho cyangwa ibindi bintu bifukuye. Reka turebere hamwe indwara zishobora gufata inkoko ndetse n'uburyo zishobora kuvurwa. Indwara z'ingenzi z'inkoko ni umusinziro, indwara ya gumbro, coccidiose, umuryamo y'inkoko, inzoka, kuryana no kurya amagi, uburoro n'ibindi byuririzi byo ku ruhu. Inkoko irwaye umusinziro irangwa no guhitwa ibisa n'umweru, gusinzira, kwigunga no kutarya. Indwara y'umusinziro iterwa n'utunyabuzima duto bita salmonella, bukaba bushobora gukwirakwizwa n'imyanda y'abantu cyangwa amatungo. Indwara ya gumbro ni indwara iterwa na virusi, ni nayo mpamvu nta muti uyivura ubaho uretse gukingira inkoko zikiri imishwi. Iyi ndwara ya coccidiose ni indwara iterwa n'udukoko duto bita coccidia. Utwo dukoko tumunga amara y'inkoko. Iyi ndwara ikunda cyane gufata inkoko ntoya. Coccidiose irangwa no guhitwa ndetse kenshi inkoko zigahitwa amaraso. Umuryamo y'inkoko. Iyi ndwara mu rurimi rw'icyongereza bakunda kuyita Newcastle disease. Ni indwara iterwa na virusi yitwa Newcastle. Igeze mu bworozi yica inkoko hafi ya zose, ku buryo izirenga 90% izigeramo. Ibimenyetso biranga iyo ndwara ni guhitwa cyane, gukonja no gusinzira. Inkoko zipfa ari nyinshi cyane kugeza ubwo zishize. Inzoka zikunda kuboneka mu bworozi bw'inkoko iyo butagirirwa isuku. Inzoka z'inkoko zifata mu mara cyangwa mu myanya y'ubuhumekero, zigatuma inkoko zinanuka, zigahitwa ndetse zikanapfa. Turebe indwara yo kuryana kw'inkoko no kurya amagi. Inkoko zishobora kuryana cyangwa zikarya amagi. Ubu burwayi ahanini buterwa n'uko ziba zibuze intungamubiri za ngombwa, cyane cyane imyunyungugu na vitamine. Hari n'igihe biterwa n'uko inkoko zibyigana, bigaterwa n'uko ibyo kuriramo no kunyweramo ari bike, ndetse mu biraro byazo ugasanga harimo urumuri rwinshi. Uburyo bwo kurinda inkoko kuryana ni ugukata iminwa yazo, ibyo bita debeaking cyangwa se beak trimming. Iki ni igikorwa gikorerwa inkoko zo mu bwoko bw'izitera amagi hagamijwe kugira ngo hirindwe ko zishobora kugira ingeso yo kuryana. Iyi nkoko ziryana zicana ibisebe kandi zishobora kwangiza amagi zateye cyangwa kugira indi mico yatera imbogamizi ku migendekere y'ubworozi bw'inkoko z'amagi. Iki gikorwa gikorwa bwa mbere inkoko zifite iminsi 15, kikongera gukorwa bwa nyuma inkoko zifite hagati y'ibyumweru 8 n'10. Iki gikorwa gikorerwa inkoko zifite ubuzima bwiza kandi zitarahabwa urukingo. Hakatwa milimetero 2 ku munwa usongoye w'inkoko hifashishijwe ibikoresho byabugenewe. Mu rwego rwo kwirinda ko inkoko zatakaza amaraso menshi, mbere yo gukora iki gikorwa zihabwa vitamini K mu mazi yo kunywa. Inkoko ifite ubuzima bwiza irangwa n'ibi bikurikira: iba ifite amababa yegereye ku mubiri, amaso adahondobera, ibasha kugenda neza, ikirokoroko cyayo gitukuye kandi kitariho udusebe, igahumeka neza, igenda neza, ikihuta, ikanashobora guhagarara, ikanishimashima. Inkoko ifite ubuzima bwiza ishaka gutora cyangwa se kurya, ikananywa amazi ku buryo buhoraho. Indwara y'uburoro n'izindi ndwara zo ku ruhu rw'inkoko, usanga kenshi indwara y'uburoro, inda, imbaragasa, uburondwe n'ibindi bishobora kuboneka mu biraro by'inkoko bifite isuku nke. Turebere hamwe indwara y'uburoro n'izindi ndwara zo ku ruhu rw'inkoko. Uburoro, inda, imbaragasa, uburondwe n'izindi bishobora kuboneka mu biraro by'inkoko bifite isuku nke. Kubyirinda ni ukubanza gutera imiti yica udukoko mu biraro mbere yo gushyiramo inkoko. Ni ngombwa kandi kugira isuku ihoraho no gukingira inkoko. Inkoko irwaye cyangwa ifite ibibazo by'ubuzima irangwa n'ibi bikurikira: ntibasha kurya cyangwa kunywa amazi, iba yigunze, irahagira, ipfuka amababa, irangwa no kwitsamura, gukorora, igira ibimyira mu mazuru, amarira mu maso, amatotoro yayo aba ari amazi cyangwa arimo amaraso, igaragaza umunaniro, rimwe na rimwe igasa naho yapfuye, ihumbyaguza amaso ku buryo budasanzwe, itamarira, iricara cyangwa se ikabunda hasi, igahisha umutwe izinga ijosi, ihitwa cyangwa ugasanga ku murizo hari umwanda, ihumeka cyane, ikanyuzamo igasa naho yitsamura, ifite amababa n'ibirokoroko byijimye, ukunda gusanga yagagaye, igaragara nk'iyajunjamye. Mu gukumira rero indwara z'inkoko hari ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'impuguke. Mu gukaza ingamba z'ubwirinzi, ibice bitatu by'ingenzi bigomba kwitabwaho. Aha mworozi uzite ku burinzi rusange bwo twakwita physical security, kandi uzubahirize ingamba wafashe
izo twakwita personal reliability, ndetse uzakurikirane amakuru umunsi ku wundi, information security. Ibi bizagufasha gukaza ingamba zo kuba warinda cyangwa se ugakumira indwara cyangwa se ibindi byonnyi byaza mu bworozi bw'inkoko zawe. Akamaro k'ingamba z'ubwirinzi rero muhinzi mworozi ukurikiye iki kiganiro hano kuri ATV, ndakwibutsa ko nukurikiza ingamba z'ubwirinzi bizagufasha mu kurinda indwara zishobora kwangiza inkoko zawe, bityo bigatuma habaho kugabanya ibihombo n'impanuka mu bworozi. Bizatuma kandi habaho gukumira ikwirakwizwa ry'indwara, bikaba byafasha inkoko kugira ubuzima bwiza kandi bikagufasha kugera ku nyungu nk'uko wari uyiteze. Dore ibikenewe hano mu gukaza ubwirinzi. Mworozi ugomba kumenya uwinjiye mu kiraro cy'inkoko, ibyo yazanye, igihe yahageze, aho yavuye n'impamvu yaje aho ngaho. Ibi kenshi biba ku borozi banini. Ugomba kandi kwirinda kugira uruhare mu gukwirakwiza uburwayi bw'inkoko. Ushobora kwibaza uti inkoko ni gute zakororoka neza? Inkoko zororoka iyo zaraririye amagi abanguriye. Umworozi agomba kwita ku nkoko n'amagi izararira. Amagi ashobora kurarirwa n'inkoko cyangwa agashyirwa mu mashini yabugenewe couveuse. Kimwe n'andi matungo, inkokokazi izararira amagi igomba kuba yitaweho neza kandi ari ubwoko bwatoranyijwe kugira ngo itange icyororo cyiza. Ibigenderwaho mu guhitamo ubwoko bw'inkoko rero, ugomba kubanza kureba ko ubwoko bufite isoko, ubushobozi bw'umworozi, imiterere y'aho umworozi cyangwa se ubworozi bugiye gukorerwa. Uko uhitamo inkokokazi ni nako ugomba guhitamo isake nziza y'icyororo. Ibyagenderwaho rero mu guhitamo isake nziza, kuba ubona iyo nkoko yatanga umusaruro mwiza w'inyama, kuba ifite ibiro runaka ku myaka runaka, kureba iminsi imara kugira ngo igurishwe, uburyo ibyaza umusaruro ibyo yariye, igihagararo cyayo, ikigero cy'ibinure ifite nacyo ni ingenzi. Ibyagenderwaho mu guhitamo inkokokazi nziza byo ureba uburumbuke, hakitabwa imituragire y'amagi yayo, igihe cyo kubangurirwa bwa mbere, ikigereranyo cy'umusaruro w'amagi ndetse n'igikuriro ifite. Igikuriro murabyumva ko ari ingenzi bahinzi borozi mukurikiye ATV. Umusaruro w'amagi rero uzabwirwa n'iki? Inkokokazi isanzwe cyangwa inyarwanda itera amagi ari hagati ya 25 n'ijana ku mwaka. Inkokokazi ya kijyambere itanga amagi ari hagati y'ijana na 180 na 300 ku mwaka. Inkokokazi ituraga igi nyuma y'iminsi 21 ishobora gutangira gutera igize hagati y'amezi 4 n'6. Inkokokazi nziza igomba kuba ifite umubiri woroshye kandi udafite ibinure. Kubaka ikiraro cy'inkoko mu buryo bukwiriye ni imwe mu nzira zo kunoza ubworozi butanga umusaruro. Ni ngombwa kwita ku bipimo by'imiterere y'ikiraro, ibikoresho bikigenerwamo ndetse n'ingamba z'isuku kugira ngo ubworozi bw'inkoko bugire inyungu. Umworozi wese ushaka kugera ku musaruro mwiza, ikiraro cyiza ni ishingiro ry'iterambere ry'ubworozi bw'inkoko. Bakunzi ba ATV Rwanda, ndabashimiye mwe mukomeza gukurikira umunsi ku munsi ibiganiro, amakuru n'ibyegeranyo tubagezaho. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo wiyandikishe ujye uba umwe mu ba mbere bagerwaho n'ibiganiro byacu ubuhinzi n'ubworozi umunsi ku wundi. Sangiza kandi iki kiganiro abandi bahinzi borozi ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange bashobora kugira intumbero cyangwa se umushinga wo gutangira gukora ubworozi bw'inkoko.